kamwe ni kagufagina niko agenda agera ngo ndabyibuka ndabyibuka yakabamurasa ibintu byo gukundana n'abakobwa birahombya urashaka ako kabuno kawe bakabomora oya uzagitiko ubona ari cyabaye yego urashaka kuzagura amavuta y'amamesa ugasigamo kapisa nzovu ngiye nabitekereje gukundana n'abakobwa birahombya ndi umukomisiyoneri ntago nakugira inama ujye mu batinga ahubwo se aretse tugakunda ko nshaka gukundana na Yakasi. Nkuko mubibona aha turi ni mu karere ka Gasabo umurenge wa Gikondo akagari n'umudugudu byo ntubimbaze gusa murabibona nicaranye n'umugabo witwa Nzovu nubwo atangiye kumbaza niba nigize Ndahiro Valence kandi ntago bimureba. Nzovu umeze fresh? Nese Ndahiro Valence ko avuga batandukanye akavuga bishwe na hoho ngiye ko ari ikiganiro ngeho wese ntuzicwa Norese wowe ntago uzapfa uzabura ibikwiye gupfa ko se nese icyo nzazira mwebwe murakize atangaza amakuru bitewe n'ikintu cyabaye ku muntu ako kanya. Norese urabona ngiye Ndahiro Valence mvuga kimwe nawe ariko ntago ndiwe nigana gute struva ndi bari gutangira utwika tubicana ariko byo tubyihorera aho itwike twumve. Okay reka byo tubyihorera ndayitwika se ngenda yize no yize. Okay Nzova kibarabura aha turi ni kuri Shenge TV. Shenge TV niho ibintu bigiye kujya bibera kapisa tugiye kujya tubatamo inkuru z'imiriro zimeze fresh. Ariko Shenge TV mwayiguze na Fisi? Shenge TV ni YouTube channel twaguze na Fisi. Kubura Fisi ari umujura. Uziko Fisi agitangira YouTube channel naramufashaga mwarayiguze n'amafaranga yizama. Nose Fisi nta kintu yaguhaye? Ntacyo. Wari kuza amafaranga twaye Fisi? Mwayiguza ngahe? Fisi twamuhaye 800 tumusigaramo Desa urumva? Desa nazo ndakeka twaraye tuzimuhaye ni mugoroba. Nuko ko Emilio iri muri cya gifu kiwe no umuhamagara mve ko kwitaba niyo mpamvu yabyimbye ibirenge niyo mpamvu yaraduhemukiye afite 1 miliyoni ariko se Nzovu wazafunguye agacano nawe ukakagurisha kaji ibihumbi nka bitanu yewe nibyo ngiye kujyamo nshaka gufungura YouTube channel nkayita Mama Sandrine nshaka kwita Nzovu official nshaka kwita Elfet mfite amazina menshi Mr Elfet ariko ako kazina kaba gakomatu ni nayo channel nyine abayitwa Mr Elfet mfite YouTube channel mfite amazina menshi nayita ubundi ukagitumiraho aba baby beza kapisa ko ayo mazina yatangiye gukundwa ama YouTube channel cyangwa kisose bamaze ku yamenya Nzovu ushinze cano ndakeka umunsi umwe yararayujuje miliyoni kuko ufite izina rikomeye mu Rwanda kwara abashobora barimo kwiba amahitube cano iyanjye wese bayiba nta gisambo na kimwe mu ariko yakamwana n'inshuti yanjye yari umusikire muri M23 muri Congo yambaye repeti ubu ni major yambaye major yambaye major uziko twakoranye muri M23 nanjye nariyo uzamuzana tuvuganira ingana neza itawemera we nago nese muri Kongo wavukaga hano bita hehe Nyawera ni mu Mutara aho bitazamukuyura Nyawera abantu bavuka mu Mutara tubwiye ko mu Mutara atanu bita Nyawera ahubwo muri Kongo nta hantu bita Nyawera muri Kongo hari ahantu bita Imasisi hari naho bita Mugasheke Nzovu muri Kongo uturuka Bukavu ugahita ujya bitwara Presse General ukagera Masisi uva Masisi werekeza Nyawera urumva Nyawera ni mu Mutana Nyawera nagiba muri Kongo Kongo hari ibirere abantu bari muri Kongo batubwire abantu bari muri Kongo bazatubwira Nyawera na muri Kongo nano haba Nyawera ni mu Mutara gende ndabiyamye s'il vous plaît nawe ndabyemeza mwabinyemeza se Kongo murabinyemeza Kongo urabyemera cyane ntabyo wemera nge ntabyo neme icyo mubwiye cyo Nyawera muri Kongo arahantu bita Nyawera amategeko nge ntago nabyemera none se nkubwire ingara se kujya yemera ko nakoranye igisirikare na Yaka igiswahili vuga iringara irikara zoka nangaye morodo uravuze ngo zoke zoke ngiri hehe wowe uragenda uvuge ngo zoke ziri hehe zoke nangaye kebana yo nizo kutavuze ngo kanyangire koko muri Kongo bacuza kanyanga no se kanyanga abakongomani bose niko banywa inzoga bomorera hehe ahubwo Nzovu zaze nkujyana i Kongo hari abana bro Kongo ngiye gushaka rese passe nzijyana mu gice M23 yobora baranshaka Bukavu Goma
aho hose nzajyayo. ariko Nzovu uriya mukecuru Nyabade uriya akajya avuga Nyabade uriya watwaye ubusugi bwa Yaka ubumanzi bwa Yaka Yakamwana biramureba uzi ko ari wangije nanjye ata ubusugi yarongoye umukecuru w'imyaka 60 bita Nyabade ndamuzi yatekaga isombe rya danje niwe rero reka mbibabwire mu bantu mwaryamanye na Nyabade afite ari ibyo bitaga ngo mwashenye ibi nyabingi n'ibikonoshwa niyo mpamvu rero mufite imyako ese nago muzatembe Nzovu reka kwibariza rata ugereranyije iyo utekereje neza wataye ubumanzi ufite imyaka ingahe ngewe ngikora akazi ko mu rugo ndongora umuyayo warongoye umuyayo nibwo wataye ubumanzi nifite nk'imyaka nge nabutendi mukuru nifite imyaka nka 27. none se urabona nk'abajene hari ukuntu tubona ibyana byiza tukanga kubitikura nk'umuntu waciye muri imyaka ndabizi ujya wicuza utekereza ibyana byinshi utagiye ubomora ukabihereza ubu si wicuza uvuga ati cyakiri twakoranya naha cya Joseph murangiye reka mbikubwire mu buzima bwanjye sinjya nicuza ushaka kunywa amafaranga sinzicuza ibintu bimbaho kwicuza burani icyaha none se urabona hari umugabo wariye hit bita Baritazari warongoye abagore benshi ariko nayo hano mu Rwanda tukoze nk'umuntu wa bomo y'abantu benshi bifatika ugereranyije umaze kubomora nk'abagore bangana Baritazari yari abagore 400 Njyana nubwo ndakwa kimwe cyakanga iki umaze gutikura nka 200 ku myaka yanjye maze kubomora abantu barenga 500 birakureba habe n'abatatu none wowe bomora uhereye mu ndaya ugaherana hehe none ngo nta na 200 urabomora Nzovu nkubita Rwanda korodoro baranze hano Sodoma baramwirirwa mu bwoya yakabaranze mbo ugahita umanuka aho bita ku isi ya 9 aho baranze ku isi ya 9 kimisagara urapfuye toka satani arimwe umurambo uri umurambo ahubwo abagukunda batangire baguteranyiriza amafaranga ya sirikeri nimba yarageze ku isi ya 9 ku isi ya 9 ariko sara ku isi ya 9 uzabana inshuti za Nzovu mwaduhaye imbaho abafite inzogi muzisenye dutangire dukore isanduku y'umugabo tunzamuzikingwamo ngo yabomoye ku isi ya 9 none se Nzovu ikibazo kimwe niba ku isi ya 9 umuntu habomora ari umupfu wowe buracyariho kuko yari ni mu bwami bwawe ntabwo nagiye ntabwo wageze ubwami bwanjye none ibirindiro byawe birahagana ibirindiro byanjye kuri iyi tariki ibirindiro byanjye bya gisirikare mu kubomora mu gisirikare cyo mu buri Sodoma gashyekero nawe uri ni ibirindiro byanjye uri umufasha wahita umubomora Nzovu umva nanjye ibyanjye birinjira ahantu bita muri Coko i Kanombe urahazi muri Coko ukaza muri korodoro wewe warapfuye wararangiye abwo inama nakugira tangira bira binini bya sida bita mutike bira bikima bita mutike utangiye ubimiragure abari byami oya Nzovu impamvu uri kuvuga ngo gashyekero ubundi giguruka ugerageze ugire n'ahandi ureba abana bari muri korodoro no mu gisimenti subazi uzaze nkujyane kukubomoza mu gisimenti kandi korodoro ari ibirindiro byanjye nabyo muri korodoro nawe ahubwo ninzamuka magufatiye nzagufata wakajwi ari indaiba muri korodoro bita Esther uramuzi w'amabuno ugenda mazegebe ega amabuno ari amabuno kuko yumwe bira binini ushaka kuzana ikibuno ukajya gute bwanjye sinjya mbomora umuntu ufite ikibuno iyo mbonye afite ikibuno mitamubonamo sida vuba ariko Nzovu ibintu byigeze kumbaho ndi kurongora umwana bita Esther naramubomoye ndamubomora ribu wambaho ugafata uyu mugabo ngo yarongoye ngo umwana bita oya afite imyaka 25 gute kuki uvuze umwana urumva kuki utavuze umukecuru uvuze umwana ari umwana ribu nyamara ndi defense murangira mbabarera twese dusigaye tugira amasirenge oyo mujyane oya na amasirenge tieri na umwana se gute ni sirenge kapisa wavuze ko warongoye umukecuru okay narongoye umukecuru bita Esther afite imyaka 25 kuki wikosoye murangira uwetse kuza kumufata umenye kapisa avuze ko ari umukecuru ni umukecuru yibeshye gato ngo ni umwana umva ngo story narakubise yari kubunane sinzabigibagirwa bigeze hagati ko yakoye naryoye narangije ituri ya mbere nkomerezaho ngeze ko yakabira agakingizo kaba karagiye ako njya numva amakuru nawe kujya ugura indayazi kayagusubiza ngora ngiye bundi yo ngo haya yanjye navuga ngo yese idini ryawe ntabwo urize ni umwisiramu ngiye ngo haya yanjye simba nkiri kwita ku idini kuki utakubisa gahanga hasi ngo uzanige bitasura reba Nzovu reba n'ubwanwa burimo buraza ngiye yo naguhaya yanjye byanze bikunze ndagukora kugeza uyansubije
uwo ngo naramukubitse kugeza agakingirizo kagiye mbaza ngo kugira akagaruke byagenze si intoki ebyiri nk'ibisanzwe siko numvisha nzovu intoki ebyiri kitaratangira ukagakura ariko kamugiyemo se kamugiyemo karagenda ndavuga ati kuki batagufunze bamfunze gute ko nakamubyaje se nyese agakinzo kabaye umwana ni iyo agakinzo kahise kaza ni umwana wari uvutse haburaga gato buraga ariko kabyimba indigahita ingana gutya agakingirizo kabyimba kagiye muri toilette izi za kizungu bafurashinga iyo utema agakingirizo kagahita kajya muri force boutique hari amabyi yose amanukira mu cyacyo noneho agakingirizo karabyimba rero tubwira abantu bata ubukingirizo mu toilette ni bibi cyane barabureka pisi barabure bamewe usanga amatiyo amanura amabyi azibye none ari nabo nabonye barangiza kudukoresha akajugunya hejuru y'amabati biriya bintu birakwiye nzovu kandi nujya kureka amazi wowe unywa buri gihe uzanywa ariya masohoro ye baba we nzovu ngiye kureka kujya nywa amazi y'amarebekano ni ukuri pe kandi nzovu nawe wasanga ujya utujugunya hejuru y'amabati oya ntabwo ajya akoresha agakingirizo nose nzovu akoreraho ntabwo kamukwira ngewe agakingirizo ngata buriya indangamirwa ibifite indobo inyaramo agakingirizo ngata muri ya ndobo y'indaya yandaye kakamera mu gitondo ujyana kuri umuntu arangije itagira gutya agafata amazi agakubita birakureba dayimoni wowe shaka satani mwiza rya Yesu wowe uri indaya oya ntabwo ndi indaya mbaya wowe uri indaya mbaya nzovu ntabwo ndi indaya wallahi ngewe ibyo uri indaya y'umugabo wagiye ngo ku isi ya 9 ku isi ya 9 sa ujya muri korodoro nzovu ntazagire n'umuntu ukubeshya urumva neza aba bagabo bose ubona nta n'umwe utisayidi ku isi ya 9 ari umupapa twari duturanye w'umupasiteri twahurira ceceka ko dufite imibumbe sibyo hari umubumbe wigeze wumva ngo ku isi ya 9 ku isi ya 9 sa surugura ya Kimisagara mbese imibumbe ni ingahe imibumbe ni 3 ni 3 hari Marise hakaba uyu turiho bitwa haryo babita isi hakaza nijuru nose si imibumbe 3 n'isi ya 9 man isi ya 9 nayo yaje kundi mu isi ya 9 ya Kimisagara iranditse mu bibumbe isi ya 9 ni Kimisagara nyine ibintu byo gukundana n'abakobwa birahombya urashaka ako kabuno kawe bakabomora oya pre uzagitikura ubona ari cyabaye yego urashaka kuzagura amavuta y'amamesa ugasigamo kapisa nzovu ngiye nabitekereje gukundana n'abakobwa birahombya ndi umukomisiyoneri ntago nakugira inama ujye mu batinga ahubwo se waretse tugakunda ko nshaka gukundana na Yakasi kandi ni inshuti yawe ese murakundana yakamwana afite dusabe afite umugore yakamwana yabomora muri ako kabuno kawe kandi amakuru mfite ntabwo ujya witabaza harimo ibisheshe mu kabuno kawe ngo se ninde wakubomora wambaye bahita muri VIP hariya gufungura muri VIP muri nzovu narafungwa numvishe yakabivuga niyo mpamvu ntabwo uragera muri gereza nari utarafunga ubundi bazije muri dushano yibanze ujye koza ako kabuno kawe mbone kugushakira isoko ariko nzovu urabona ko twebwe abasilamu ikintu cya mbere dukora ni ukwitabaza bakoresha amazi banyitwa Muswahili Rajab cyangwa se Prince reba umusilamu ntayafite genda umusilamu no singwefero n'umuntu reba hano ga reba hano katari ngaho turano zabe byita zana kuta kabuno kawe hejuru shira hari ariko mwere ubundi bitanyemeza gutya illahi aba nibo barimo kurwanya aba ni bandi barimo kurwanya baba Kristo hari bahita muki Amerika yarabakubise jobondi wabibonye nzovu Amerika yarabakubise zovuye mwana Amerika yarabakubise zovuye mwana n'umusiramu yakamwana yasabye umusaza nkanga kujya kumurwanira yakamwana twabanye mu giseke nubwo nabikubwiye ukamakanya uzamubaze cyinjemo ufite 14 ariko muri Kongo ku myaka 14 nibwo ninjiye mu gisirikare wowe wari ufite iriya impamvu wari ufite iriya bari nari maze kugeza kuri Serija kuko nye nitwaraga neza yakamwana ni major none yakamwana twabaga muri batayo imwe se yakamwana igurya batayo imwe niyo twabaga winjiyemo se perezida wa Kongo bamwitanga ndike perezida wa Kongo ari Joseph Kabila ariko pre urumva nabizi wabaga muri batayo ya kangahe nabaga muri batayo niba ari iyo busamba banywa batayo ya kane wari ufite nimero ya kangahe mu gisirikare nari mfite SSP
Prince John B nyamara abantu mubafate mubasubize bajye kurwana mu mashyamba ntago twasubirayo neza kuki mwahunze abanyarwanda baradukize mu gisirikare cya Kongo muri Kongo urabona umwana w'imyaka 14 sajya mu gisirikare ubundi hano mu Rwanda ntibyakunda mu Rwanda wajya mu gisirikare ariko muri Kongo byakunda ntago ariko muri Kongo byuka ujya ariko nzovu jya mbona nawe utari umusivili cyo kintu tukigarukeho genda umusivili uri civili yani nge sinzi umusivili kabisa ntabwo meze nk'abangaba none abakuru babaga yakabura yabaga ari kuri machine gun baga attaque vous attaque nayazi machine gun arashisha karakini azi karakini kofi yonyine machine gun niyo yarasi uretse waba ufite machine gun bakaba bamurase karakaguru bamurasa ari muri rubanda nyere kuko agenda doragenda ngo ntabwo agenda cyangwa oya ariko agenda kamwe kagufagenda niko agenda agenda ngo ndabyibuka yakaba murasa yabwiye CEO twari kumwe bamwitaga Rwamukwamba yashatse guhita murasa mu mutwe wowe urabeshya ntabwo mbeshya ibintu byose wanze kubyemera kubavuze ko uri umusivili utari uhari uri mu nuko ikongo nta kubavuze ko utari uhari umusirikare mu MV turamamagara agiye kumbaza ibya yakamwana mushyire twu aro meze neza afande yakamwana ngenda kumenya nta kibazo afande yamara wamujyamo n'umusirikare meze neza ndashima afande ariko indangamuntu kwibona mite nshaka rese pase ubwo ningera igoma aho MV fasha mikoro numve ko ari umusirikare wanyaye bari kuvuga yafashe ubwo nzata ngwamaga cyangwa ngusange hari ahandi mwafashe ugana za cyangwa ubwo turashize none kote ya Rusizi mubaze ko nyawere kunge indangamuntu amaze kwibona ngiye gushaka rese pase nzagusaba papa wanjye ubwo ninzaba ndigoma nzahita nguhamagara unsange igoma yakamana ntabwo yakamana urabona ikibazo afite ni impunzi aramutse ntabwo yakwambuka umupaka isasu ryamugize demo kereka turi Igisenyi petite barriere mukaza mukamufata mukamwambutsa aca Rusizi ubu ngubu ndano mukaba ndimo kunywa Knowless nese ko umuhungu wanjye ko tutari kumwe ngo tugasangire ariko n'inzo ngo tuzasangira okay ngaho wongera uburane Nzovu yakubye Ivete nyine ngwino hano Neskona turashize Neskona bagashyizeho kanuso sasa Nzovu cyakoze umbabarumbomoze ngenda kurenze nukuri ko bano no Nzovu cyonzi cyo ngubishyira phone kure ndabizi na mama kwina Nzovu cyo nkubwiye cyo we nta Rwanda man nese mama kunya mamagari kwa muri transit kwa Kabuga kwa Kabuga se baramufunga Nzovu tujya kumusura mama kwina Allah subrana ariko bora n'abakobwa bajya babomorana kwa Kabuga ako kuki mutipa ko ni byo kubomora mu jamaa life ye bagira ngo ishingiye kukubomora nibyo byakureze nese nabwiye Imana uti Imana usumba byose ariko Nzovu sinziba ariko icyaha cyo kubomora ese Nzovu yo witekereje ukareba fame ufite hano mu Rwanda urabizi wagiye muri Genesis Comedy urakubita uri umustar ufite fame ikomeye kuko ubona wabizi biragoye iyo wifashe ukareba hit ufite wakwemera ko umwana wagira hit nk'ibifite agakora nk'ibyo ukora abana banjye nakwifuza ko bagira hit nk'iyo mfite bakabaho nk'uko bo bagakora n'ibyo nk'ibyo mama wabo ni umurokore abana banjye bajye mu bintu by'Imana abana ba ariko ni mama Sandrine none se ubushaka ko wakwishimira kubona umuntu wawe ariko Shanjovu muri Genesis bari banyishe ndi kuza kukureba bari bafite ibonzo dore rimeze gutya yakamwana nawe ari macumbagira n'agakapu Nzovu nawe yabonye agafeme kumubona ntibyoroshye ko na forum hamagara akagukupara ko yakwereka ko muziranye ako Nzovu agafeme ufashe imitsi nka bro oya Nzovu ifeme ayikoreye ma ntagikorerwa 2006 nimba ubu ngubu burerega ntabwo uzaba umusitari mu mwaka umwe cyangwa imyaka ibiri tujye tuvugisha ukuri igihe niko tuba twaragiharaniye byarakuvunnye ifeme ufite ifeme Nzovu yaramuvunnye gucunga rya bide
uri gucunga ari gucunga wa mubebi nyine ceceka batabyumva aho yereka ubwo ngubwo urumbaje ngo iki nari nkubajije ngo iyi femu ufite wakifuza ko umwana wawe aba gutya oya iyo ubyaye umwana wifuza ko yagira mu cyenge nk'icyanjye umwana wanjye numva ko yaba umusitari nk'uko ndi umusitari akajya akora ibintu nk'ibyo papa we wakora Rusizi njye mvuka Nyanza Rusizi ndahazi ufite ubwenge uri umunyabutare ko uri umunyabutare Rusizi mu Bugarama uri umunyabutare mu kibitoki cya Rugombo nkajya ni burazi ku nkombo amwe bavuga ngo mwazusile mu warigi ku nkombo ntago mazi muzarya Yesu nose wazaze nkakujyanayo ku nkombo ku kakaro ahantu bavuga ngo mwazusile mu warigi bajye bakurobera isamaki uyirya ako kanya isambaza no kuvuga ngo bino bintu muri isambaza zimaze iminsi 3 ziri mu nzira bayiroba isambaza uyireba gutya none uzi ikintu kirenze Nzovu iyo ugiye kwerekana umugore wacu bamugaburira insambaza mpaka nayo rusambaza atararunya bataraziha iyo atararanya urusambaza ntago ashobora kumusubiza nashaka umugore wawe ariko hamushaka ko abibyana bifite funyo ahubwo wabugize imana ikiro kigura kaye ubwo se yari isambaza akazi niyazazina aniyarongera akaziteka araziteka si sambaza zabuze gutya Kigali mujya kugura mitiyu y'ibishyimbo niko bagura insambaza ugurikira ugasangamo insambaza wagurikira usangamo insambaza urabona umwana wo kuza amavanyi ngo akazi insambaza njya ahantu bita urenze mbuga ngari ujya ahantu bita bahita ngo kita ugiye kutubeshya iyo umuntu atangiye kubeshya agenda bimenya Gisenda yize anacuje amasede ako Nzovu bahita Kanembwe na Buhuru ugahita ugakomeza ukajya ku murenge wa Rugerero hariya rero utuntu bita indege murazizi bateka gutya bazinga bagashyiramo ibitunguru bagashyiramo n'urusambaza rumwe arakonariye bashyizemo urusambaza rubisi rumaze nk'iminsi 3 runuka aho ni Gisenyi uzazi Rusizi wirebera ibintu bihabera Nzovu Rusizi ni muyerese uzatembera urebe kandi Nzovu umwihariko no Rusizi abantu biti murangi hari abantu biti murangi habagirwa ingurube Nzovu njye ntabwo ngingurube Nzovu toka satani neza kuki uyu mutipe ntabwo ari umwisilamu umwisilamu kandi no kuvugira ngo yumve yewe ni haramu ariko itegeko mu basilamu batwemerera ko igihe uri mu butayu nta kindi kintu ufite cyo kurya urumva ingwe wayirya iyi mu butayu wemerewe kurya ingurube mu butayu urayitikora da urayicuka yirya ariko uyu mutipe ntabwo ari umwisilamu ngende umusilamu abasilamu urabayobewe nuko batubereye none se ratanzovu nemere gutunga abagore na 15 ngiye nabatu twiganirira rata urabyumva neza Nzovu katwiganirire buriya nk'ubu buryo bwiza bwo kubomoramo nk'umuntu w'inararibonye abantu babizi ba kenisini impuguke mu bya politike n'abanyamakuru bakomeye ariko nawe impuguke mu kubomora buriya hari system nziza yo kubomora niyi mu buryo bwiza kandi murangira kubomora ngiye nashaka kuzakubomoza ku mushikazi ukumva uko bimera mbashikazi bararyoha ariko ngiye nanamuboma ngiye kuko nta umuntu wese nemeye kumubomora ariko umuntu arabomora ni umuzungu umushikaza bamba nkubita nka miliyoni n'umuzungu namubomora ayo nare yatanze bayarya bankubita Nyamweru hano Nyamirambo Torino kuri ikigo ryose bakize mu matara mwamyatsa gutya wivuga Nyamweru n'ufite uruhu rwirabura abavuga ufite uruhu babivuga gute Nzovu babivuga gute ufite ubumuga bw'uruhu okay mumbabarire ufite ubumuga bw'uruhu yarashayandiye bandiye amafaranga natanze komisiyo y'ibihumbi 700 hano Torino n'igisenyi araharira bamba arahari rwose arahari yite agakata wese gatanjo akwa n'akazi k'uburayi cyangwa n'uwo bampaye nimba uri Gisenyi ubwo n'uwo baguha oya ni hano Torino ariko ngo yaravuye za Gisenyi uwo muzungu nese waramubomoye nose nta mubomora mu gitondo ndanye nsanga abantu baba we ahubwo wagize ariko Nzovu wagize amajwi undi bari kugufunga bamfungira iki nose se yujuje imyaka ariko Nzovu reka nkubaze Samusoni niba umuzi yaba yarananiwe kwikura imbere ya Delila ngewe Prince noneho w'umushi akaba yagiye kwikura imbere abashimukunda abagore none wowe utari umushi sura abana hari ukurusha kubomora hari wamfatiye akaguru
urabona kuvuga ngo yarabomoye ngo akavuga ngo ngiye baritazari inzovu ntabwo narusha baritazari abagore nimba uriya baritazari yari afite amafaranga ko yageje kugura 400 ariko icyo ubonye amafaranga ntayo mfite none na 500 gusa ko nzovu ngiye 400 ko nabarengeje ufite amafaranga wagiye wemera ko ufite amafaranga kugira ngo abakunzi bawe utazajya n'umureme ari umugore wapfa kuguhera ubu ahubwo bora nzovu hari ikibazo ngiye nibaza ni gute baritazari inkuru yamenyekanye ko yabomoye 400 ngiye umaze kugira muri 800 yanjye ntimenyekanye akaba ataramenyekana no kubera kutagira amafaranga niye mpamvu nuko nta mafaranga naguzwe ntabwo nzose baritazari none se nzovu tugana ku musozo w'ikiganiro umuntu ashaka kwinjira muri genge yawe na nzovu urabona turi abasore bakiri bato wowe nzovu na yaka muri genge yanyu yabaye kuko twebwe dufite boro ese twebwe turabagenge oya nyine muri babiri cyatse kuvuga abatu badimana wagiye kwa yagose wagiye kwa babajwe wowe twarabajwe utaza n'ibintu kutwinjiramo n'amafaranga nibura nk'ibihumbi 50 kugira ngo winjire muri tukayanywa ese nzovu aragakarabu dufite nyine ko gupfubura kandi mbabona wabibasha ntabwo waza tukakwinjiza mu gupfubura abakecuru mu myaka 80 ufite agatuza urimo neza bakunzi ba nzovu kuri tubicano ndo umushyitsi cyangwa ngo bahita ngo nimba Shenge TV nakagaruka bye bye ukabura dusezeye uragiye dusize mu kiganiro reka dushimira abantu bose mwari mudukurikiye kuri Shenge TV twari twakiriye nzovu yaradusezeye aragiye none se pre abari abantu bari gukira ari ahepfo reba bari bose ko ndabo bafite abo bakinana uriya we ko yasigaye wenyine apo ni jihad uri kwikinisha nayo wari ni jihad uri kwikinisha